Yesu ashimwe. Reka mbasabe twegerane hano katameze. Hari abantu bari hari inyuma kubera itara ntago tubasha kurebana mu maso. Twegere hano hafi. Abari inyuma twegere hano hafi. Ndabona abandi bagiye. Mwebwe mu gihari murahiriwe. Yesu ashimwe. Turi hano umugoroba none kugira ngo tuvuge Yesu n'ibyo Yesu akora. Amen. Ntago turi hano kugira ngo tuvuge umwana w'umuntu, turi hano kugira ngo duheshe Imana icyubahiro. Ndasaba ngo reka mbe mbiretse. Uyu mugoroba ni tariki 30 y'ukwezi kwa 9, ni umunsi wa nyuma w'uku kwezi. Mu masaha make turaba twinjiye mu kwezi kwa 10, turaba dutangiye ikindi gihembwe cya nyuma cyo kurangiza uyu mwaka. Kubera ko turi mu mugoroba w'ubuhanuzi, ndagusaba ngo suhuza abantu 9 bangana n'amezi 9 Imana yaturinze muri uyu mwaka. Mubwire ngo karibu mu kubaho kw'Imana, karibu muri presence. Abantu 9 ubikore mu buryo bw'ubuhanuzi. Tumaze amezi 9 Imana yaturinze. Nawe wakira abantu 9 muri presence y'Imana, ubabwire ngo turi mu kubaho kw'Imana. 9 nubarangiza wicarire, uwacuma umureke. Haleluya. 9 nubarangiza wicarire. Amen. Mubwire ngo nkwaye ikaze mu kubaho kw'Imana. Good. Amen. Wabikoze? Imana iguha umugisha. Iyo abantu bari mu mugoroba w'ubuhanuzi, ibyo bakora byose babikora mu buryo bwa gihanuzi. Rero konsigne ya mbere, ntuze kuvuga ngo tujya tubigenza gutya ku cyumweru. Babanza kubigenza gutya, hanyuma bakamagara abantu, bakabwira umuntu ngo ahaguruke. Iki Imana ikubwira gukora uyu mugoroba, ukora iki? Ugikore. Amen. Nta mategeko yandi ari hano. Icyo umwuka akubwira gukora ugikore kubw'icyubahiro cy'Imana. Ngiye kubayobora mu mwanya wo gusenga, ariko hari undi rubuze nyuma yanjye. Amen. Niko Yohana Mubatiza yavuze. Yaravuze ngo hari undi uribuze nyuma yanjye. Ndabayobora mu mwanya wo gusenga, ariko turaza kwinjira mu mwanya w'ubuhanuzi. Tuza kuyoborwa n'umukozi w'Imana, Prophète Jeremy. Ndakwinginze mwene data, uyu mwanya iminota yose dusigaje hano ntihagire ikintu na kimwe kigucika. Umunsi umwe Sawuli yahuye n'abahanuzi, atangira guhanura nawe, kandi ntabwo yari asanzwe ari umuhanuzi, kubera ko gusa yari yahuye n'abahanuzi. Hari umuntu muhura mu buzima, ubuzima bwe bugahinduka. Amen. Sindi buvuge byinshi. Twari dufite abantu badusabye gutanga ubuhamya, ariko iminota yagiye. Ntabwo buri muntu wese twamuha umwanya wo gutanga ubuhamya ngo bikunde. Munyemerere nakira umuntu umwe gusa. Abandi haleluya, Imana ibaha umugisha, kandi bitangaza bakoreye ni ibyanyu. Aho muzajya mubona hose okaziyo muzajya mutanga ubuhamya, siko bimeze. Ariko twakira, hari umumama umwe wari wadusabye mu buryo bw'umwihariko, ashaka gushima Imana kubw'umwana we. Sinzi nimba mama yaje. Wa mubyeyi arahari cyangwa yagiye? Hari umubyeyi wifuzaga gushima Imana kuko mu masengesho y'ubushize Imana. Karibu mubyeyi, karibu hari imbere, karibu hano mumukomera amashyi. Karibu mama. Amen, amen. Yesu ashimwe. Badufashe baduhinde microphone. Munyemerere tumuhe umwanya ashima Imana, kuko yumvaga afite iryo deni, sibyo? Kandi ibyo agiye gushima Imana nabyo Imana yabikoresha kugira ngo igukorere igitangaza. Muduhe microphone yindi kugira ngo twakire umubyeyi mu minota mike atubwire gusa icyo Imana yakoze, hanyuma tuze kwinjira mu mwanya wo gusenga tumaze kumva ibyo Imana yakoze. Karibu mama. Haleluya. Amen. Ndashima Imana ko umugoroba wa 26 z'ukwezi kwa 5
wari umugoroba mwiza cyane, ntabwo wadupfiriye ubusa. Naje nje kwisengera, ariko Imana yakoze ibikomeye. Mama barebe Nari kugira mfite ngo umwana. babone ko Yesu yakugiriye neza, barashaka kukubona. Nari mfite umwana yararwaye imyaka 4, amarozi barabonjanye ngo uvugira kuri aka kantu. Noneho amererwa nabi cyane, uwamurebaga wese ntabwo yumvaga yatinyuka kumusengera, keretse umukozi w'Imana umwe Imana yigeze kutwoherereza, nawe n'intwari, naramushimye cyane. Noneho aramusengera arakira. Hashize iminsi bamuteza kutarya, amara nk'amezi 9 atarya atanywa, yari yarahindutse iskolete. Ejo bundi nibwo naje mu ijoro ryo kuri uriya munsi, papa pasiteri aravuga ati umuntu ufite umwana urwaye nka Fiona, mbese yatubwiye ibintu bya Fiona ukuntu yamusengeye yarafashwe n'ukuntu byari bimeze nabi cyane. Ati uwumva ameze afite umwana warwaye nka Fiona yaza nawe nkamusengera. Naje hano aramusengera. Ubundi nanone arongera avuga ati ibi bimeze gutya na gutya. Naje inshuro hano imbere nk'inshuro 6. Amasengesho akagenda akagera kuri wa mwana. Yari yarumanye n'uburiri, ariko mu gitondo naratangaye, twaragiye dusanga yabyutse, yafashe amasahani ari koza yihereza n'amazi kuri robine. Umwana hashize nk'isaha aravuga ati ahantu waraye rwose ni hazima. Ati kubona nshaka no kwitekera ikintu numva nshaka, kandi yari amaze hafi amezi 9 atarya atanywa. Muribaza rero ukuntu umuntu umaze ayo mezi aba ameze. Ariko ubu ngubu n'uyu munsi umubonye wavuga ko hari mu itandukanyirizo muri aya mezi, ameze neza cyane rwose, ndashima. Hanyuma rero nk'umuntu wumva nawe Imana yamugirira neza, afite nk'umuntu urwaye gutyo yamuzana, cyangwa se akamugira inama ukuntu yamenya Yesu nawe agakira. Umunota nsigaranye ndawushima muri Zaburi 100 umurongo wa 4 no wa 5. Hagira uwusoma. Ntabwo bafite Bibiliya. Ntabwo bafite Bibiliya. Ni Igifaransa nawe, nanjye ni Igifaransa. Yivuge mu magambo yawe. Winjire mu bikari bya Yesu mumushima. Winjire mu nzu ye mumushima, mumuririmbire. Zaburi yakangaye mama? 100 umurongo wa 4 no wa 5. 100 umurongo wa 2 no wa 5. Wa 4 no wa 5. Wayibonye isoma? Dushime n'umurava we byose. 100 umurongo wa 4 no wa 5. Amen. Amen, amen. Ntago bari kukumva. Ngo ababyeyi muvuze impundu, hanyuma abagabo bakome mu mashyi. Amen, amen, amen. Mwami Yesu, icyubahiro ni cyawe. Mama ugende, kandi umwana wawe arakize rwose. Amen. Yesu ashimwe. Muri make avuze ko umwana we yararwaye imyaka 4. Nge yarabimbwe muri detaye, bari baramuroze, ariko yari yarabaye umusazi. Yari yararwaye, yarabaye umusazi, kuko hari n'igihe yagendaga bakamubura, ubwo bari baramufungiranye mu cyumba. Ageze igihe none no kurya arabyanga, ngo arananuka cyane, amera nka skelete, ku buryo byari biteye agahinda. Hanyuma yumva amatangazo nk'uko nawe wayumvise ko hazaba amasengesho, atumiwe n'umwana w'umukobwa. Nawe hari umuntu wagutumiye. Ageze hano turasenga, hanyuma ageze mu rugo asanga Imana yakoze iki? Imana yakoze. Nawe nugera mu rugo urasanga Imana yakoze iki? Amen. Umwanya ndikumva ibyo nashaka kuvuga, nshaka kubireka nkaherekera umukozi w'Imana kugira ngo atuyobore. Ariko turasenga, sibyo?
uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 bihura exactement n'umunsi mukuru w'ingando. Umunsi mukuru w'ingando muri Israeli bagira iminsi y'ingando, iminsi 7. Muri iyo minsi 7 aba ari iminsi abantu baba bari mu munezero, bari gukora iminsi mikuru, bakarya bakanywa bakanezerwa. Noneho umunsi wo kurangiza ku munsi wa 7 hajya habaho umunsi mukuru munini, la grande fête. Uyu munsi twakoze aya materaniro bihuye n'uwo munsi. Rero ndi kubitekerezaho nasanze Imana ari nziza, yemeye ko dukora kuri uyu munsi. Turi mu munsi w'ingando. Ku munsi mukuru w'ingando rero habaga ari umunezero, habaga ari ibyishimo cyane. Abantu bariye banyweye, n'ubu ngubu ubu bari gucelebra iwabo. Ariko umunsi umwe Yesu yagiye mu minsi mikuru y'ingando. Ku munsi mukuru w'ingando wa wundi mukuru ruti yindi, umunsi wa 7, abantu banyweye bariye, Yesu ahagarara ahantu atangira kuvuga cyane, arangurura, aravuga ngo abafite inyota mwese nimuze munsange ndabaha amazi. Abafite inyota nimuze munsange ndabaha amazi. Yesu, ni gute ushobora guhamagara abantu bari mu munsi mukuru bariye banyweye ngo bafite inyota? Abantu birabatangaza uburyo ari kubabwira ko baha amazi kandi banezerewe, nta nzara ku munsi mukuru w'ingando ubuhari. Uyu munsi ukwezi kwarangiye, abantu benshi barahembwe, muri konti yawe bimeze neza, biracyameze neza kuri bamwe muri twebwe. Ariko kuki ari wo munsi Yesu yaguhamagaye ku mugoroba wo kugororoka? Nahise mbona Yesu ajya asubiza igisubizo ibiryo bidashobora gusubiza, amafaranga adashobora gusubiza, ibyo kunywa byose dufite bidashobora gusubiza. Iminsi mikuru y'ingando ni imihango y'abayuda, ni nk'imihango y'idini. Barabikoraga, ariko barangizaga iyo minsi n'ubundi bafite inyota. Yesu wabitegereje abona bagifite inyota, aravuga ngo nimuze mwese mbaha amazi. Mwene data, uyu mugoroba Yesu agiye kugukorera ikintu. Agiye kuguha amazi kugira ngo inyota waje ufite utahe yarangiye. Uyu mubyeyi uvuye hano, Yesu yamaze inyota umwana we. Nyuma y'imyaka 4 bagiye mu baganga, bakoze byose, ariko umugoroba umwe gusa wari uhagije. Amen. Rero ndakwinginze tugiye gusenga, ntabwo ari twe dukora ibitangaza, ni Imana ibikora. Wowe ukurikire icyo akubwira gukora cyose ugikore. Nureba abandi bari gusenga uvuge ngo ni byabariya, ni twese tugiye gusenga. Haleluya. Usanzwe byose ijambo ry'Imana urarizi, usanzwe usenga ni byiza, usanzwe uramya Imana ni byiza, ariko kubera iki Yesu nanone yavuze umugoroba ngo uze nanone? Nuko hari ikintu ashaka gukemura ibyo byose bitakemuye. Umupapa Benediction avuze, nanjye yaramubwiye turi kuri radio, yaje hano amaze imyaka 6 yarabuze urubyaro, ariko uyu munsi arashima Imana umugore we aratwite. Bashakaga kuza gushima Imana, nababwiye ngo hoya muzaza mufite umubebe, bazaza batereye umubebe. Amen. Vuga ngo Imana iracyakora, Imana iracyakora. Vuga ngo uyu mugoroba ni uwanjye, kuko naje mu kubaho kw'Imana, kuko naje aho Imana ikora ibitangaza, kuko naje aho Imana ivuga, kuko naje aho Imana ikemura ibyananiranye. Imana iramara inyota amafaranga adashobora kumara. Imana iramara inyota amazi adashobora kumara. Imana iramara inyota inzoga zidashobora kumara. Imana irakumara inyota ibyo kurya byose bidashobora kumara. Kuko umunsi w'ingando ubundi abayuda baba bishimira ko Imana yabahaye ubutaka bagahinga, bakeza, bagasarura. Nibyo baba bari kwishimira. Yabavanye muri Egypte bazana mu gihugu cyabo, batangira guhiga barasarura. Nibyo ngibyo baba banezerwa. Ariko ibyo ngibyo byose barabikoraga, Yesu abitegereje abona bagifite inyota. Haleluya. Vuga ngo Mwami Yesu, inyota yanjye uyu munsi nyizanye imbere yawe, mu kubaho kwawe unyize. Haleluya.
igiterane cyacu cyangwa amateraniro yacu, umutwe w'ijambo uravuga ngo aho Yesu ari urupfu rurahunga. Uyu mugoroba mwene data yavuze ngo hari ibyo twasize dukoze iki? Hari ibyo twahavuye, hari ibyo duhagaritse. Uyu mugoroba hari ibyo Yesu agiye guhagarika. Ikintu gikomeye agiye guhagarika ni urupfu. Hari ibyo twasize duhagaritse. Yesu uyu munsi hari ibyo yaje guhagarika, kuko aho ari urupfu rukora iki? Rurahagarara. Vuga ngo rurahagarara. Rero tugiye gusenga bene data, ariko mbere yuko dusenga munyemere nsome ijambo. Ndi kwihutisha kugira ngo duhe umukozi w'Imana, sibyo? Duhe umukozi w'Imana. Ndi kwihutisha, ariko iri jambo riri mu 11 Yohana, turasoma umurongo wa 32. 11 Yohana umurongo wa 32 haravuga ngo, ntago ndisoma ryose ndavuga gusa ijambo nyeneye. Mu Gifaransa haravuga ngo, et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yapfuye. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Iyaba wari hano musaza wanjye ntiyari gupfa. Uwo ninde wabivugaga? Ni Mariya ari kubwira Yesu. Yesu yaje asanga musaza wa Mariya yarapfuye, ari we Lazaro. Aramubwira ngo iyo uza kuba uhari musaza wanjye ntiyari gupfa. Iyo Yesu ahari ntago urupfu rugira imbaraga. Iyo Yesu ahari urupfu rurahunga. Uyu mugoroba Yesu ari hano. Uyu mugoroba Yesu yaje hano. Uyu mugoroba ni Yesu wagutumiye, kuko wageze aho Yesu ari urupfu rurahunga mu izina rya Yesu. Haleluya. Wakira ubuzima. Wakira ubuzima. Satani yazamwe no kwica, ariko Yesu yaje kuduha ubuzima. Wakira ubuzima. Wakira ubuzima. Rero nitutangira gusenga ndaza kubasaba muhaguruke, twese turasengana hamwe. Turatangira kugenda twatura ubuzima ahantu hose habaye urupfu. Amen. Babaririmbyi baracyari hano? Bagiye babaririmbyi? Jacques, karibu nacyo. Jacques, ngwino hano udufashe. Ndashaka badufashe tugende tutasha gusenga hamwe, tugende dusubiramwo, hanyuma tuze kwinjira mu mwanya wo kwakira umukozi w'Imana. Ngenda kora iki Imana yambwiye, hanyuma ndareka umukozi w'Imana akomeza. Amen, amen. Ni bangahe bizera ko Yesu yirukana urupfu? Muze nta kibazo. Urabyizeye? Haguruka nkubwira ikintu tugiye gukora. Uraza gutangira kwatura, kudeklara. Uvuge n'amagambo yawe. Uvuge ngo ndirikana urupfu mu mubiri wanjye. Ndirukana urupfu mu rushako rwa. Mwari muzi ko urushako rujya rupfa? Mariage igipfa? Ndirukana urupfu muri business yanjye. Mwari muzi ko business igipfa? Ntago twahaye abantu bose umwanya wo gutanga ubuhamya. Hari umwene data umwe waje, nyuma Imana imukorera ibitangaza muri business ye. Yari yadusabye umwanya, ariko umwanya wabaye muto. Ndirukana urupfu mu bana banjye. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ndabakoresha amamuvuma menshi uyu munsi. Amen. Vuga ngo mu izina rya Yesu, mpagaze hano umugoroba none mu kubaho kw'Imana. Mwami Yesu, aho uri urupfu rurahunga. Aho uri urupfu nta mbaraga rufite. Mariya yaravuze ngo iyo uba uhari musaza we ntiyari gupfa. Uyu mugoroba urahari Mwami, ntago nzapfa. Warupfuwe, ndakwirukanye muri sante yanjye. Sohoka mu izina rya Yesu. Mubashyireho mikrofone. Ndasaba mubafungure mikrofone abo turi gufatanya. Mu izina rya Yesu. Warupfuwe,
sohoka mu mubiri wanjye, ndagutegetse, sohoka mu magufa yanjye, sohoka mu mara yanjye, sohoka mu nyama zanjye, sohoka mu mpyiko zanjye, sohoka mu mutima wanjye, mu izina rya Yesu, sohoka mu maraso yanjye. Warupfuwe, uyu munsi naje hari Yesu, sohoka mu izina rya Yesu. Ndakwirukanye mu bana banjye, ndakwirukanye mu rushako rwanjye, ndakwirukanye muri bizinesi yanjye, ndakwirukanye mu kazi kanjye, ndakwirukanye mu busabane bwanjye n'Imana. Warupfuwe, uyu mugoroba naje hari Yesu. Genda mu izina rya Yesu, genda mu izina rya Yesu. Muri aka kanya ndamamaza ko muri iki gihembwe tugiye gutangira, nta muntu wo mu muryango wanjye nzaherekeza ku irimbi. Warupfuwe, ndakwirukanye mu bavandimwe banjye, mu babyeyi banjye, mu nshuti zanjye. Warupfuwe, udutwara abantu. Iyo umwaka ugiye kurangira, uyu munsi Yesu ari hano. Ndaguhagaritse mu izina rya Yesu, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Yesu, urakoze mwami Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Mwicare gato. Bene data, reka nkure mu isandi kumva akaboko karemereye. Ntago uyu mwanya niwo mwanya watuzanye hano, byose byatuzanye, ariko uyu mwanya ushobora guhindura ubuzima bwawe. Amen. Nabonye Imana igarurira abantu ubuzima. Uriya mubyeyi ntabwo twamuhaye detail, ariko umwana yari yarapfuye. Umwana w'umukobwa, bari kuvuga umwana ukagira ngo umwana muto, umwana w'umukobwa ufite imyaka 25. Ubuzima bwari bwarahagaze, ariko Imana yongeye kumuha ubuzima. Barambwiye ngo nyuma y'iminsi mike yatangiye kubabwira ngo ndumva nshaka none icyo nakora. Bari bafite indi rendezvous yo kujya kwa muganga hariya, ariko byose Yesu yarabihagaritse. Twihutira kubwira abantu ngo bakore cotisation twohereza umuntu mu Buhinde, ariko tukananirwa kubwira abantu ngo baza aho Yesu ari kugira ngo bakore igitangaza. Kandi ku buntu Yesu yarababwiye ngo nimuze mbaha amazi ku buntu. Haleluya. Amen. Iryo ni isengesho rya mbere, niryo guhagarika urupfu. Reba domene y'ubuzima bwawe iyo ari yo yose Satani yaratangiye guteza urupfu, uruhagarike mu izina rya Yesu. Yesu yadusezeranyije ko ibi ngibi turi gukora biri bubi. Ibi ngibi muzumva nitugaruka Imana nitugira ubuntu bwo kongera guhura, muzumva ubundi buhamya. Kubera ko Yesu ntago ajya besha kandi nta nubwo akoze isoni. Icya kabiri, nanone turacyari mu gusenga. Icya kabiri tugiye gusengera cyangwa tugiye gusengeramo, nuko Yesu Mariya yamubwiye ikintu kimukoraho. Ni nkaho yari kumubwira Yesu, wowe dusanzwe turi inshuti, ariko waraduhemukiye. Kubera ko twakubwiye ko musaza wacu arwaye ntiwaza, kandi iyo ubuhari ntiyari gupfa. None uraje doje byararangiye. Bibiliya iravuga ku murongo wa 35 ngo Yesu ararira. Wari uzi ko ibabaye Yesu ababarana nawe? Mariya ari kubwira Yesu amagambo, Yesu yararize. Yohana 11:35 ngo Yesu ararira. Uyu mugoroba ushobora kuba uri hano uvuga ngo pastor ari kuvuga ngo duhagarike urupfu, ariko ngiye deje urupfu rwarabaye. Ari kumbwira ngo duhagarike urupfu, ariko deja Satani yamaze kubyica, byose byararangiye. Yesu yakwitegereje, ako gahinda ufite Yesu aragafite nawe. Uyu mugoroba ari kurirana nawe. Amen. Itandukaniro rya Yesu n'abantu nuko we iyo amaze kurira atagwerekeza rusororo. Vuga ngo Yesu uyu mugoroba ntabwo amperekeza rusororo. Amaze kurira hari ikintu yakoze, yaragiye azura Lazaro. Amen. Twizera imbaraga z'umuzuko. Isengesho rya kabiri,
ngiye kugusaba wowe uri kubona ibyawe byamaze gupfa, ugiye kubwira ngo Yesu ndakwinginze uyu mugoroba uzura ibyanjye. Yesu ajya abizura. Ushobora kuba uri hano uvuga ngo ngewe deja turi muri procedure ya divorce, Yesu yabizura. Nabonye n'abantu bamaze gukora divorce imyaka myinshi, Yesu abizura. Nabonye Yesu azura abana bari Satani yari yarafashe ubwenge. Birashoboka ko umwana wawe Satani yamufashe ubwenge, yamaze kumujyana mu biyobyabwenge, ukabubona yarapfuye. Uyu mugoroba Yesu yamuzura. Amen. Birashoboka ko wowe witegereza situation yawe, ukareba business yawe, ubucuruzi warahombye, imiryango bamaze gukinga. Yesu yazura ubucuruzi bwawe. Haleluya. Amen. Birashoboka kuri hano umwana wawe deja yagiye iwawa, Yesu yamuzura akongera kuba wa mwana wari ufite mu bitekerezo byawe. Yesu ashobora kugarura destiny y'umwana wawe. Tugiye guhagurukana none tuvuge ngo Mwami Yesu ndakwinginze unzurire Lazaro wanjye. Lazaro wawe ninde? Birashoboka ko ari akazi kararangiye, karapfuye. Uwo ni Lazaro wawe. Uyu mugoroba ubwire ngo uririre Yesu, umubwire ngo Yesu, Lazaro wanjye yarapfuye ariko nizeye imbaraga z'umuzuko. Amen. Amen. Hagurukana none dusenge. Hallelujah. Mana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, turizera imbaraga zawe Mwami. Imbaraga zazuye Lazaro kumuvana mu mva ziracyakora kugeza uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakwinginze Yesu, uzure Mwami, uzure ibyapfuye, uzure ibyapfuye. Uyu mwene data kwa muganga bamubwiye ko ingingo ze zaboze, bamubwiye ko amara ye yaboze, bamubwiye ko Mwami amaraso ye yaboze, bamubwiye ko amagufa ye yaboze, bamubwiye ko inda ye yaboze. Uwiteka Nyiringabo, turakwingiza uyu mugoroba Mwami, imbaraga z'umuzuko nizimanuke hano. Imbaraga z'umuzuko Mwami, zura umwana we data. Umwana Satani yatwaye mu biyobyabwenge, umwana Satani yatwaye ubwenge, umwana Satani ari kuyobya mujyana mu bidafite umumaro. Turamuzura mu izina rya Yesu. Turamamaza umuzuko mu izina rya Yesu. Turamamaza umuzuko Mwami. Data, umuntu waje hano nuko data yifuza kubona igitangaza Mwami, ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, umuzure. Amen. Umuzure, uzure urugo rwe, uzure business ye. Nituva hano Mwami muri uku kwezi dutangiye, tuzumva ubuhamya ko hari abantu wazuye. Tuzumve ko wazuye business, tuzumve ko wazuye amahoro mu rugo, tuzumve ko wazuye ubusabane bw'abana n'ababyeyi. Tuzumve ko Mwami uyu mwene data wari waravuye mu byizerwa, wazuye kwizera kwe, yasubiye mu nzira yawe Mwami. Data, ukora icyo wagambiriye umugoroba none, kugira ngo bimenyekane kuri Imana, kugira ngo bimenyekane kuri Imana, kugira ngo bimenyekane kuri Imana, kugira ngo bimenyekane kuri Imana. Ese data, aba bantu bazamenya gute kuri Imana nibatabona ibitangaza byawe Mwami? Ibimenyekane kuri Imana Mwami. Ugendagende muri aka kanya, ndakwereka umuntu wese uri hano Mwami wasize umurwayi mu rugo, yaba ari mu bitaro yaba ari mu nzu Mwami, nk'uko wabikoze kuri uyu mwene data, nk'uko wabikorera uyu mubyeyi Mwami. Ndasaba imbaraga z'umuzuko zigende zimanuke kuri kiriya gitanda, zimukoreho mu izina rya Yesu. Data, waravuze ngo bamunesheje kubw'ubuhamya n'amaraso. Turashaka kongera kumva ubuhamya bwawe Mwami. Genda ukore ku mugabo we utageze hano hantu Mwami, kugira ngo uhindure Mwami. Genda ukore ku mugore we utari hano hantu, kugira ngo uhindure. Genda ukore muri business ye Mwami Yesu. Zura Mwami ibyapfuye mu izina rya Yesu. Subira muvuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ngenda vuga Lazaro, ariko wowe uvuge ikibazo cyawe. Nimba ari umwana wawe umuvuge mu izina, sibyo? Ngenda vuga Lazaro, ariko wowe nimba ari umuntu wawe umuvuge mu izina. Nimba ari bucuruzi bwawe ubuvuge mu izina. Amen. Vuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu.
Lazaro. Wowe uvuga izina ry'umwana wawe, nimba umwana wawe ubona Satani yaramaze kumwica, icya kindi cyawe ushaka ko Yesu azura nicyo uri buvuge. Mu izina rya Yesu, mpagaze hano mu mbaraga z'Imana n'ububasha mpabwa mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abapfuye barazuka. Ndatura wowe uvuge, nimba umwana wawe tuvuge, nimba ari Patrick, ndagutegetse zuka, kanguka, byuka, utangire kubyuka. Nimba ari ubucuruzi bwawe ubwire kanguka, byuka. Hari ikintu cyawe Satani yishe, gikangure mu mbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu, ndagukangura muri aka kanya. Sohoka mu izina rya Yesu, sohoka mumva mu izina rya Yesu, sohoka mumva mu izina rya Yesu, sohoka mumva mu izina rya Yesu. Ndagutegetse mu izina rya Yesu, sohoka mumva, sohoka mumva. Ndategeka umwana wanjye Satani yari yarishe mu biyobyabwenge, sohoka mumva mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndategeka urugo rwanjye, mariage yanjye, Satani yari yarishe muri aka kanya, ashaka kwijyana muri divorce, ateza kutumvikana. Sohoka mumva mu izina rya Yesu, sohoka mumva mu izina rya Yesu, sohoka mumva mu izina rya Yesu, sohoka mumva mu izina rya Yesu. Iyo Yesu ahageze, urupfu rurahunga. Warupfuwe, hunga mu izina rya Yesu. Amen, amen. Cya gatatu, isengesho rya gatatu, Yesu yaramubwiye ku murongo wa 40, sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Niwizera urabona iki? Ubwiza bw'Imana. Muri aka kanya ugiye kwizera kubona ubwiza bw'Imana. Tugiye gusaba ubwire ngo Mana, uyu mugoroba ndashaka kubona ubwiza bwawe. Mana, uyu mugoroba unyereke ubwiza bwawe. Haleluya, Haleluya. Ubwiza bw'Imana nibwo tugiye gusaba. Ubwiza bw'Imana bubamwo ibyiciro bitatu. Hari ubwiza twita Shekina, ubwo n'ubwiza burabagirana. Iyo ubwo bwiza bukumanukiye, bashiki bacu, ugira faveur. Umuntu wese yakubonye abona wabaye mwiza, nta defo nimwe yongera kukubona. Ko iyo ni Shekina, ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana iyo bwamanukiye dosiye yawe, iyo udepoje izindi bazishyira ku ruhande, iyawe akaba ariyo bafata. Amen. Ubwiza bw'Imana iyo bwakumanukiye, ubu uri kugenda, urwo rugero ndarwihoreye, ariko icyo nshaka kuvuga, ubwiza bw'Imana bwitwa Shekina, n'ubwiza burabagirana. Ubwo bwiza burabagirana butuma ugubwa neza, butuma ugira igikundiro, butuma ugira faveur imbere y'abantu. Men ubwo bwiza butuma umuntu wese wa fake atakumenyera. Allo? Men ubwo bwiza iyo bukuriho, ntabwo abantu nk'abakazungu bagutelefona. No. Niyo yagutelefona umugera gutya agatangira gutitira agahunga. Umukozi w'Imana twari turi kuganira ejo bundi atubwira ubuhamya. Umunsi umwe yagiye ahantu mu iduka i Kinshasa, hanyuma ngo ahura n'umuntu mu iduka bataziranye, aramubwira ngo ko ndi kubona umuriro, umwotsi uri kukuva ku gahanga, bimeze gute? Aramubwira nge nabyo ndi kubona. Uriya muntu we yabonaga umwotsi, hanyuma aramwegera aramubwira wowe ukora iki? Aramubwira ngewe ndi umukozi w'Imana ndasenga. Aramubwira ngo nshobora guhura na pasiteri wanyu? Aramubwira ngo yego. Amujyana muza na pasiteri wabo. Hanyuma umuntu aravuga ngo ngewe ngorera Satani, ngo ariko nabonye ibyari kera cy'umusore, ngo nabonye uriya musore mbona umuriro uri kumwakaho, mbona mufite imbaraga kurusha izacu. None biriya bintu ndabiretse, nsengera. Yari mu bintu bita Rose Croix. Nsengera mbivemo kuko nabonye ko mufite imbaraga kurusha izacu. Ubwo bwari iki? Ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana, Mose yagiye ku musozi ku masengesho, aje aza ari kurabagirana, ntabwo abantu bashoboraga kumureba kubera ubwiza. Ninde ushaka ubwiza uyu mugoroba?
vuga ngo Shekina, Shekina. Shekina, Shekina. 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 Ndagusabye Mana, Ndagusabye uyu mugoroba unyereke ubwiza bwawe, ubwiza bwawe mwami. Ndashaka kubona ubwiza bwawe, ndashaka kubona ubwiza bwawe, ndashaka kubona ubwiza bwawe. Unyambike ubwiza bwawe, ngendere mu bwiza bwawe, mbe mu bwiza bwawe, muri presence yawe haba ubwiza bwawe mwami. Ninsohoka hano hantu ubwiza bwawe bumbeho, kugira ngo umwijima uhunge, abantu bose b'umwijima bampunge kubw'ubwiza bwawe. Unyereke ubwiza bwawe. Shekina y'Imana. Amen. Wakira ubwiza bw'Imana. Wakira ubwiza bw'Imana. Wowe uri kuvuga njyewe nta n'umusore ujya unsuhuza. Ubwiza bw'Imana ukwezi kwa 10 bukubeho, batangire gusuhuza ari barindwi, wowe uzihitiremo. Amen. Umugabo wanjye ngewe nta kindeba asigaye ajya hanze. Ubwiza bw'Imana bukuriho butuma atazongera kujya hanze, ajye yirirwa ari kureba ubwiza bw'Imana bukuriho. Haleluya. Ibi ngibi birakora, ntabwo ari inzaratsi, ni Imana ikora ubwiza bw'Imana. Nanone ubwiza bw'Imana, hari ubwiza bw'Imana bita doxa. Doxa. D-O-X-A. Doxa. Ubwo bwiza bw'Imana doxa n'ubwiza ariko bugaragarira mu mirimo y'Imana. Urabona kenshi twebwe dukunda kuza mu bwiza bw'Imana, cyane cyane twebwe abaramyi, twebwe abarokore, turahimbaza tukanezerwa, tukavuga ngo ubwiza bw'Imana bwamanutse, tukagenda tunezerewe. Iriya ni Shekina. Ariko hari ubundi bwiza burenze Shekina. Akenshi tunyurwa na Shekina, ariko uyu mugoroba tugiye kujya muri doxa. Avuga ngo doxa. Doxa n'ubwiza bw'Imana bugaragarira mu mirimo, n'ubwiza bukora imirimo igaragara. Akora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana bitavuga nk'ibyumve Imana yacu. Ubwiza bw'Imana doxa bukora imirimo ikagaragara. Ugiye gusaba ubwiza bw'Imana, ubwo bwiza bw'Imana nibwo bwazuye Lazaro. Haleluya. Nibwo bwatumye Lazaro azuka, kuko yaramubwiye ngo sinakubwiye ngo niwizera urabona iki? Ubwiza bw'Imana, la gloire de Dieu. Ubwo ni ubwiza bw'Imana bushobora kukugarurira ikintu cyawe wabuze. Ubwo ni ubwiza bw'Imana bushobora gutuma cya kindi watekerezaga ko kidashoboka gishoboka. Tugiye gusenga, usaba Imana, nyereka ubwiza bwawe muri iriya dosiye mwami. Iriya dosiye imaze imyaka muri tribunal, mu rukiko. Mana, nyereka ubwiza bwawe mwami, imirimo yawe igaragare muri iriya dosiye. Mana, nasabye akazi, nakoze tenda, dosiye yanjye iri hariya. Ubwiza bwawe buze mwami, bukora imirimo muri iriya biro. Mana, hari ahantu nasabye akazi, namaze kudepoza. Ndasaba mwami, mu gihe bari gukora selection, ubwiza bwawe bugende bukore selection hariya hantu, imirimo igaragare. Imirimo igaragare. Niba ubwiza gusa uri buvane hano unezerewe bikarangiraho, ariko hagire n'imirimo igaragara mu buzima bwawe. Uriya mubyeyi wavuye hano, imirimo y'Imana yaragaragaye ku mwana we. Iriya ni doxa, n'ubwiza bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana, ndi hano data, ndakwingiza unyereke ubwiza bwawe mwami, unyereke ubwiza bwawe mwami, nyereke ubwiza bwawe mwami. Ndasengera buri muntu wese uri hano muri iki cyumba, umuntu wese mwami wategereje, yaba uri hano yaba udukurikiye mwami, uyu mugoroba abone ubwiza bwawe mwami. Turasaba ubwiza bwawe doxa, kugira ngo bugaragare mwami mu kibazo icyo ari cyo cyose, mu kibazo cyananiranye, mu ndwara yananiranye, muri dosiye yananiranye. Mana, ubwiza bwawe tububone, imirimo yawe igaragare, imirimo yawe igaragare, nk'uko wazuye Lazaro akagaragara. Mana, Mariya yarazi kuri kubimubwira mu mwuka, ariko wabimubwiye mu buryo bufatika. Turashaka ibintu bifatika. Vuga ngo ndashaka ibifatika, ndashaka ibifatika, ndashaka kubona ubuhamya bwanjye, ndashaka kubona igitangaza cyanjye. Ntabwo ari mu mwuka, ni mu buryo bufatika. Mu izina rya
rya Yesu, icyubahiro cyawe mwami, ubwiza bwawe mwami, dogisa yawe mwami, ikore ku bana banjye, ikore ku mutware wanjye, ikore ku mufasha wanjye, ikore kuri bene bacu, ihindure ubuzima bwanjye kugira ngo imirimo yawe igaragare mwami, bimenyekane kuri Imana. Amen. Amen. Nanone icyubahiro cy'Imana cyangwa ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana nanone babwita kabodi. Vuga ngo kabodi. Kabodi ni ubwiza buremereye, ni ubwiza buremereye buri heavy, kipezi. Ubwo bwiza bw'Imana bwitwa kabodi buraremera, iyo bumanutse buraremera. Uyu mugoroba turaza gusaba ubwiza bw'Imana bumanuke buremerera abanzi bawe bose. Haleluya. Umunsi umwe Abafilisitiya baraje batwara isanduku ry'isezerano, kandi iryo sanduku ryabaga mu bwiza bw'Imana. Barangije gutwara isanduku ry'Imana bararijyana barishyira ahantu mu kazu k'Imana yabo, k'ikigirwamana cyabo cyitwa Dagoni. Bamaze gushyira iyo sanduku mu nzu y'ikigirwamana cyitwa Dagoni, kubera ubwiza bw'Imana bwari aho hantu, mu gitondo barabyutse basanga Dagoni yakoze iki? Ubanza utabizi. Yakoze iki? Hari abatabizi, bivuge cyane babyumve. Yakoze iki? Yaguye yumamye. Kabodi y'Imana imanukire buri muntu wese urwanya ubuzima bwawe, agwe yunamye mu izina rya Yesu. Amen. Umurozi wese uroga ubuzima bwawe, uriya mama yatubwiye ngo bari bararoza abana bawe, kabodi y'Imana imanukire bariya barozi baroza abana bawe, bagwe bunamye mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo icyubahiro cy'Imana kibana n'abarozi. Ntabwo byumvikana ukuntu uri umukristo bakakuroga. Uyu munsi urakare usabe kabodi y'Imana. Umuntu wese ukurwanya, yaba ku kazi, yaba sinzi he, yaba mu rusengero aho ukorera umurimo w'Imana, ahantu hari hose, umuntu wese wavuze ngo uriya muntu nzamurwanya mupaka, saba kabodi y'Imana. Icyo ni icyubahiro cy'Imana kiza kikaremerera abanzi, bakagwa hasi bumamye. Ntabwo bumamye gusa, yaranavunagunitse. Vuga ngo uyu mugoroba umwanzi agiye kuvunagurika. Abanzi banjye barakubitwa hasi kubw'icyubahiro cy'Imana. Kabodi y'Imana, icyubahiro kiremereye kibamanukire mu izina rya Yesu. Tangira uhamagara icyubahiro cy'Imana. Turamagara icyubahiro cya Mwami, ndamagara icyubahiro cya Mwami ku banzi bose Mwami, ku baturwanya bose Mwami. Uyu mugoroba Mwami, ubwo turi muri presence yawe, turamagara icyo cyubahiro mu izina rya Yesu. Cyubahiro cya Mwami kimanukire Mwami. Umuntu wese urwanya ubuzima bw'uyu mwene data, reka ahure na kabodi yawe. Umuntu wese wahagurukiye kumurwanya ahure na kabodi yawe. Umuntu wese wahagurukiye kumuvuga nabi ahure na kabodi yawe. Yaba ari umurozi, yaba ari umwanzi, yaba ari nde, kabodi yawe Mwami uyu mugoroba utwereke icyubahiro cyawe Mwami. Kabodi yawe imanuke ibaremerere, 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 kugira ngo umwana wawe yongera agira amahoro, kugira ngo umwana wawe yongera agira umudendezo, kugira ngo umwana wawe yongera anezerwe. Bamaze igihe bamurwanya, bamaze igihe bamubabaza, turasaba kabodi yawe. Vuga ngo kabodi y'Imana, kabodi y'Imana. Vuga kabodi y'Imana, kabodi y'Imana, kabodi y'Imana, kabodi y'Imana, kabodi y'Imana, kabodi y'Imana, kabodi y'Imana. Nimanuke, nimanuke muri kanya abanzi, mu banzi banjye, mu banzi banjye. Kabodi y'Imana iri joro, iri joro, iri joro. Kabodi y'Imana nimanuke mu banzi banjye, kugira ngo bamenye ko mu ijuru hari Imana, Imana y'icyubahiro, Imana yuzuye ubwiza. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Rosha karamasa. Tangira uhamagare mwene data. Aba bantu bamaze iminsi bari kukubabaza, hamagara icyubahiro cy'Imana. Ntabwo ugiye kurwana nabo, bararwana n'icyubahiro cy'Imana. Manura icyubahiro cy'Imana, manura icyubahiro cy'Imana. Ugomba kuruhuka mu izina rya Yesu. Batwaye isanduku batazi ko batwaye icyubahiro. Abakurwanyije bari kurwanya icyubahiro. Hamagara kabodi y'Imana. Dans le nom de Jésus, Dieu de gloire, Dieu de bonté, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi dans ta gloire ce soir mon Dieu, mon roi. Que l'on sache que tu es Dieu. Nous voulons ta gloire,
Kabod, kabod, kabod. Au nom de Jésus. Ndatura mu izina rya Yesu. Umuntu wese warwanyaga ubuzima bwawe, waba umuzi waba utamuzi, yaba ari umuntu fizike yaba ari umuntu wo mu mwuka, muri aka kanya kabodi y'Imana imumanukire mu izina rya Yesu Kristo. Muri aka kanya ndatura mu izina rya Yesu. Ahantu hose hari hateraniye abantu bakora inama zo kukugirira nabi, zo kukurwanya, zo kukunaniza, kabodi y'Imana imanuke hagati yabo muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese watekerezaga kukugirira nabi, kugirira abana bawe nabi, kugirira abawe bose nabi, muri aka kanya kabodi y'Imana, Imana waje guhimbaza uyu mugoroba, kabodi bamanukire mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Vuga ngo mu izina rya Yesu. Ndahamagara kabodi y'Imana itatanye inama zose z'abagome aho bari hose, baba bishushanya, bambona bakansekera, baba bita abakozi b'Imana, baba bita abakristo, ariko bari mu nama z'abagome, kabodi y'Imana imanukire mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu kabodi yawe imanukire. Umupfumu wese warahiye ko tutazagira amahoro mu muryango wacu, tutazatera imbere mu muryango wacu, tutazagera kure mu muryango wacu, kabodi y'Imana imumanukire mu izina rya Yesu. Imumanukire mu izina rya Yesu. Igicaniro cyose cy'abarozi, ibicaniro byose by'abarozi byubatswe kugira ngo bikontorore ubuzima bwanjye n'abanjye, ndasaba kabodi y'Imana igende ikubite hasi ibyo bicaniro mu izina rya Yesu. Icyubahiro cyawe Mwami, icyubahiro cyawe Mwami, kabodi yawe Mwami, kabodi mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwami Yesu, kubw'icyubahiro cyawe. Amen, amen, amen. Benedata. Haleluya. Ikora imirimo ikagaragara, sinyibigirwamana bitavuga n'ibyumve, Imana yacu irakomeye. Bakurwanyije amezi 9 muri uyu mwaka. Uyu munsi ni umunsi wa nyuma w'uku kwezi. Ejo turatangira ukundi kwezi. Mu nzu ya Dagoni urasanga yubamye hasi. Bamwe bazakorwa n'isoni imbere yawe, bazajya barebana bagira isoni, bazatinya kukureba mu maso kubera icyubahiro cy'Imana. Abandi bagiye guhura n'ibibazo batazi aho biturutse kubera ko bazaba baremerewe na kabodi y'Imana. Amen. Uriteguye kubibona ibyo? Yes. Uriteguye kubibona ibyo? Uriteguye kubibona ibyo? Mana, ni wowe wadutumye Mwami. Ibi twabikoze kubw'izina ryawe, kugira ngo twubahe ijambo ryawe. Reka bimenyekane kuri Imana, reka bimenyekane kuri Imana, wigaragaze mu bantu bawe. Kabod igaragare, Shekina igaragare, Doksa igaragare, kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Urakoze Mwami Yesu. Amen, amen. Ngiye kwakira umukozi w'Imana kugira ngo twinjize mu mwanya. Vuga ngo le temps prophétique, mu bihe by'ubuhanuzi. Turamureka ayobore ko uko Imana imuyoboye. Nimuyobora kudusengera aradusengera, nimuyobora kuhanura arahanura. Ucyo umwuka w'Imana mushiramwo arakora uko umwuka w'Imana muyobora. Amen, amen, amen. Ni bangahe bajya bemera ubuhanuzi hano? Ni bangahe bizera ko Imana igivuga? Murabyemera? Mbabwira ikintu Imana yambwiye. Mwicare mbabwira ikintu gito Imana yambwiye. Ntabwo ari gitoya, ni kinini. Iki kintu mbabwiye Imana izaguye kukibona n'amaso yawe, kandi nukibona uzibuke ko ari Imana yabivuze, hanyuma uzaha Imana icyubahiro. Hari ibyo Imana yanyeretse. Imuhanga murahaza? Imuhanga nabonye Imuhanga habaye igiterane gikomeye cyane, kimara iminsi 3. Hari abantu benshi cyane
nabonaga asa nkaho ari muri stade i Muhanga. Ibaze i Muhanga niho Imana yanyeretse igiterane gikomeye cyane. Icyo giterane kivuga butumwa kimara iminsi 3. Icyo giterane ntabwo ari njye wagikoze, sinzi abo Imana izakoresha kugikora, sinzi no munsi kizaba. Iminsi 3 hanyuma cya giterane kirangiye, abantu b'i Muhanga baranezererwa cyane. Bamaze kunezerwa, igihe bari kunezerwa, ngo hanyuma i Muhanga, mu misozi y'i Muhanga havumbukamwo cyangwa bavumburamwo amabuye, ndabyita amabuye ariko bwari ubutunzi, amabuye y'agaciro. Sinzi nimba yari zahabu, sinzi nimba yari iki, ariko mu misozi y'i Muhanga. Haleluya. Abanyamuhanga ni bangahe? Ni wowe? Amen. Ibi byandike. Mu misozi y'i Muhanga bavumbuyemo amabuye y'agaciro. Hanyuma bavumbuye amabuye, abantu bose batangira kujya muri ibyo ngibyo. Hanyuma i Muhanga hatera imbere, abantu baranezerwa. Bamaze kunezerwa batangira kujya ba-exporta ayo mabuye, bayoherezaga hanze. I Muhanga hatera imbere cyane, haba umujyi ukomeye cyane. Hanyuma birazamuka bigera no ku rwego rw'igihugu cyose. Ngo nabonaga ekonomi y'igihugu yari yaraguye. Hanyuma kubera ayo mabuye, hanyuma ngo ekonomi y'igihugu irazamuka, iratumbagira, iba stabilize. Imaze kuba stabilize, nangira kubona igihugu cyahindutse nka bya bihugu tuzi bikomeye cyane, kubera ibyo bintu bari bavumba i Muhanga. Haleluya. Ni bangahe bizera ubuhanuzi? Hanyuma Imana irambwira ngo mbabwire ko hari ikintu kizaba. Sinzi, ntabwo ari njye uzakora icyo giterane, kereka Imana nibimbwira. Ariko njye nabonye igiterane, si njyewe. Sinzi nimba ari abantu bazaturuka hanze bazagikora, sinzi nimba ari wowe Imana izakoresha. Ni iminsi 3. Ibyo bintu ubyandike, uzabibona n'amaso yawe, kandi muzamenya ko Imana ivuga kandi igakora. Amen. Muhanga hazagira akamaro no muri ekonomi y'igihugu. Amen, amen. Ntabwo nzi abantu babikora mu bya ekonomi, simbizi ibyo ngibyo, ngiri kubabwira ibyo Imana yambwiye. Ahandi mubitega amaso muzabibona. Imana ibaho umugisha. Ndashima Imana ko igivuga igakora. Amen, amen. Kandi ndashima Imana ko itarigera inkoza isoni. Imbwiye ndabibona. Amen, amen. Reka twakire umukozi w'Imana. Niwe ugiye kuduha vino ya nyuma. Vuga ngo vino ya nyuma. Uko Imana imuyobora niko atuyobora. Umwanya Imana imuyoboramo niwo atuyoboramo. Nimuyobora ko tuva hano saa 6 turahava, nimuyobora ko tuhava nyuma y'iminota 10 turahava. Icyo dushaka, turashaka kumva Imana. Reka mbasabe duhaguruke twakira umukozi w'Imana, Prophet Jeremy. Karibu dukomere Imana amashyi. Reka mushiki wacu adufashe gusemura. Oui, je veux reka muvuge gatoya wenda, nubwo twe tudakunda ibintu byo kuvuga cyane abantu, ariko umukozi w'Imana ni umushitsi akorera